Yes, ndagusuhuje nanone wowe udahwema gukurikira iyi shene yacu. Muri iki gitondo rero tugiye gukomezanya ikiganiro cyacu na quiz. Fata ikaramu, ufate urupapuro, hanyuma ufate amasegonda 5 yonyine gusa yo kuba usoma iyi quiz ya mu gitondo. Urafata amasegonda 3 ubisome usubize, nutinda ndagusubiriza. Twagiye. Number 1, shyira aya magambo mu nteruro y'icyongereza. 1, cyambere uri gushya warura iki? 2, umuriro uragiye. 3, kuki ukunda kugarura ibyahise? 4, uyu mwana ari kumena amazi menshi. Ndakwibutsa ko ufite igihe kingana n'amasegonda 3 kuri buri kibazo. Nutinda urajya usanga ntagusubirisha. Icyambere twagiye, uri gushya warura iki? 2, umuriro uragiye. 3, kuki ukunda kugarura ibyahise? 4, uyu mwana ari kumena amazi. Ndabona wagiye rero watinze. Fata umwanya noneho rero sasa wirebere ibisubizo byawe, dore ngibyo nabikuzaniye byose. Ubundi wiha amanota, ujye muri comment wandike uko wabyumvaga. Ese usanze wari bubishobore? Ngayo nguko, ugira umunsi mwiza. Nakagaruka nahejo. Nagira ngo nkwibutse ko nushaka kujya ubana ni quiz ya buri munsi, ukanda kuri subscribe, then ukazajya ubibonera ibibazo byacu kugihe nawe ugasubiriza rimwe n'abandi. Bye bye.